ndabikurikirana ndabicukumbura ndashakisha nza gusanga kumbe ubwo butumwa nubwo uwitwa papa w'umwana atari njyewe atari n'undi wa mbere bitwaga Gilbert atari we bivuze ngo hagati ya njyewe na Gilbert nta n'umwe papa w'umwana Farida twite wowe nushaka guhura nawe muzahure nawe ariko nakaniye keza ko natazahura nawe njye sindimo tuzafata umwe tujye kumusura dufata umwe tujye kumusura ukurumva n'undi iteka ryose keza ahora azi ahantu Farida ba no muhemo ndaho yabaganura Farida bahaye ikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi uyu munsi ni gukubita mbangura kubera ko ibyo kuganira ni byinshi tiranguye mubonye bano bana ari babiri muhita mwibuka aho twagarukiye ubushize ndetse nuko famiye bimeze mukahita mwibwira igikurikira Lucky tuguhaye ikaze murakoze cyane wambaye igipira gisa neza we murakoze kiri kumfasha muri iyi minsi niba ari ikintu nkunda ukuntu ubutuje urakoze cyane kandi niko kwiza ibibazo bituma umuntu amenya gutuza neza cyane iyo uri mu bibazo we nibwo tuza nishimye ukuri imbere byose banje kugira ngo ushimire ko ngiye kumpuza nawe ko ngiye ndamuhamagara bikanga nta telefone nkigira byagenze gute yaba nta telefone nkigira yego ntabwo nuko mushakira telefone birumvikana rwose pe makuru yawe nukuri ndashima Imana nongeye gushima Imana ko nongeye kubona mwese muri bazima cyane nongeye kubona Lucky ari muzima ari amahoro rero nkuko wabinsabye ko naguhuza na Lucky nabimubwiye birumvikana ko atari kubyanga ko mwahura kuko nawe ntekereza ko afite byinshi ku mutima we yifuza kuganiriza umuntu mukuru nkawe ntekereza ko nawe agukeneye kugira ngo abashe kukubwira uko ameze nuko yiyumva muri we ni byinshi ntago ari njye uri bukubwire nawe urahari hari ibyo nakuganirije hari ibyo Lucky yambwiye nakubwiye ariko numva ntago byumva neza niyo mpamvu navuze nti rero reka tubibaze Lucky reka mpamagare Lucky muhure kugira ngo we nyir'ubwite abikwibwire ndetse ugire n'impanuro wamuha nk'umwana wawe wakamikora ubwo ibyo wumva ushaka kumubaza n'ibyo utumva n'ibyo utabashije gusobanukirwa ubimubaze kugira ngo nawe nyine wumve ibibazo umwana wawe yahuye nabyo ushobora kuze cyane urabo neza muraho amakuru ntabwo ari sawa cyane byagenze gute se turahamagara mu rugo none papa yari yagize ubwo umwana wanjye yarapfuye tukaguhamagara wapi rwose umva gusa Imana ishimwe ko nyitukunda uri muzima ndabona ko umeze neza ariko nawe udatuje gusa nta neza ntako ubuzima ni ntabwo wenda ndabona udatuje nusumaze iminsi urwaye oya ntabwo narwaye ndi muzima none ukunda none watuje cyane kuruta ko ijwi nubwo riri gusohoka ihangane wongere kwijwi sobaye ntari kumva buriya hari igihe kigeraho umuntu bigasaba ko umuntu asa n'usubira inyuma oya noneho ndabona noneho niba wararwaye none watubwira ko warwaye byaragenze gute none urakabije rwose pe sinzi ikibazo none ufite ntabwo ari ukurwara kandi ibibazo byo ntibyabura ariko umuntu agerageza kubana nabyo ihangane wongere uzi ko ntari kumva ukuntu uri kumva ihangane ijwi ryaheze wasaraye meze neza nta kibazo yego oya ntabwo umeze neza meze neza nubwo bitari cyane ariko uko biri kose turashima Imana wirengagije ibindi bibazo byonyine gusa ko tukunye uri muzima ngiye kubona uri guhumeka kuva yaduha numero yawe ngi twamagaraga numero yawe MTN tukayibura ariko ejo wundi naye yamusabye warambwira ngo hari numero ngo wigeze kuza kumuha niyo nanjye yampaye ndamubwira ati ibyiza waduhuza hari ibyo Keza yambwiye ngo bya Farida Farida y'umufuka sinzi ko kunyina ashaka kugira ngo ntabwo nshaka kumva mu matwi yanjye izina Farida ngo nawe se nose ntabwo ndi umuntu huye ntabwo uri umuntu ngenzi ko nabikubwiye ukambwira ngo ubibanze yo ndashaka kugira ngo unyibwire kubyo
kubyo Keza yambwiye njye nanze kubyemera navuga ngo njyewe nyimba ufatanye iyo batunyibwirira gusa icya mbere na mbere ugomba kubanza ukamenya ko ntabwo nshaka gukomeza kumva izina Farida mu matwi yanjye. Byagenze gute Farida. ngiye nyibwirira muri makeya byagenze gute byagenze nabi. gute nyine kuko Farida. ngiye Keza ngiye yarambwiye ngo telefone ngo wayikuyeho nayikuyeho wayivanyeho ngo kubera ngo Farida ngo ngiye nabati oya ibyo ngiye kuko ngiye ubigeze no kumamagara na murumuna wake wa murumuna wa Farida nampamagara akimara kumamagara ngiye ndayishinda mubwira uko yamamagaye ndi mukazo urabizi ko nigeze kubwira ko uko ya business yakomeje nabikubwiye ko byakomeje twe twarahagaze kwera gato ibintu twari twagakemura ariko byarakubiye byonge birago bintu ndakora ngo nta mwanya ibona aza kumamagara yamagaye nge sinayibona uko yigeze kumamagaza nimero ya murumuna waranyisha nambwira ngo iyi nimero ngo ni ya murumuna wanjye ngunze kuza kuyandika ariko izaherwa ntago nazanditse ariko harimo za kabiri nyinshi cyane ubwo nza kumenya ko rumamagara amaganda yishe ndambwira ngo ndahuze ndibuze kuza kubahamagara nta kintu narengeje barambwira ngo baranshaka ndangije nza kubabwira ngo ndahuze ndabahamagara mitamba kopa bukeye bwaho hashe nkundi munsi numwe Farida nanone arongera arampamagara uko magana ntabwo nigeze mwitaba Keza nawe amara imisi ari kumamagara kuri telefone ndayishe ndamubwira ngo Keza ko n'akazi kenshi nabiza akazi twa dufite kuntu ko wakameze bira ibintu dukora bizi kuntu bivunanye nta mwanya nta kuruhuka arangije namubwira ngo nzaguha umwanya buri munsi kano kanya nuko mwene nyoko nawe yaramaze imisi nta kazi afite arimo aramfasha niyo mpamvu narabonetse mbonetse arangije Keza ndamuaraza aranganiriza turavugana nungu naturutseho gatoya arambwira ngo turubuze kuza guhura niyo mpamvu rero kano kangesha kwibariza ibyo Keza yambwiye nibyo cyangwa ntaga bibafunga indango naga ari yawe. Ibyanjye na Farida ni birebire cyane ako ntekereza ko tunyuze mu magambo makeya ko sima nshaka no kubivugaho ukundi kuko ibyabaye byarabaye ndatekereza ko bizanagasubira. Farida yambereye umuntu utari mwiza ariko bavuga ngo irya mukuru ratinda ngo ntago rihera ntago ngiye ibyo nakubwira nkubwira ngo Farida ni ikiraro ukambwira ngo azahinduka rimwe urabizi ko nambwiye ngo kubw'umwana wanjye kubw'umuzukuru wanjye mugiye kubona ni mubabarire urabizi ko namubare kubera waje kubimbwira urabizi ko papa nawe yakumwe kumbwira ngo ibya famiye ngo ibikini cyura mugore ngo ntabwo ashotse no kutobariza umwana ibyo navuze bajya bavuga ngo irya mukuntu ubwo ritinda ariko rirasora nizere ko ibyo nakubwiraga wagira ngo ndimo naguteranya n'umugore wawe famiye twatubwirwa tubwira ngo ugiye kuyicikamo ngo uzayicikamo kubera ngo uraye ngo umwana ugiye kubona ubwa mbere ibyo koko nawe wabyemeye koko Farida atari sibundi wabibwiye n'iki ko cyangwa ni bya bindi byari kugira ngo aze yenda ari umuntu ashatse kugira ngo bateranye n'undi wabimenye utuyagenze gute. Farida iyo ntekereje kuri Farida rero numva n'agahinda kanyishe neza uretse kwa kundi nyine umuntu yishyira mu mahoro nk'ubantu naje gutura nta nshuti n'imwe mafite naje kubaho njyenyine nkuraho telefone nari mfite nahise no kwa Farida kugira ngo mbashe kwihesha amahoro ubundi hano mwansanze ndaho nubwo atari neza ariko njye na Farida ntabwo tubanye neza sinekereza ko bizanaba kubana neza byararangiye. Farida duherukana umwaka ushize ndumva njye namwe duherukana twavugaga ko yego burya rero yaraziba ngo mugiye ngo umwe ngo mugiye kubana ngo baraza ngo akawundi ngo ajya kwa Farida ukamara iminsi ngo Farida nawe yaza ngo nawe ukajya kwa Farida ukamara iminsi ariko Keza ari ikintu nge yambwiye ngo mwamaze ko umugore n'umugabo ntekereza ko byasaga nko kwitwa umugore n'umugabo kuko niba twaramaraga icyumweru ari mu rugo kamimo birumvikana ko yabaga ari madamu mu rugo. Noneho mu nyuma nza kwakira ubutumwa butari bwiza kuri telefone yiwe
biza kuba ngombwa ko mbikurikirana, mbona uwo twakwita papa w'umwana wa nyawe apana njye. Yego se Yes, byaba ariko abantu turi babi, ubwo ngo ntangiye kugenda nsobanukirwa ngo umuntu ni iki. ariko umuntu nawe urabizi ko umuntu ari mugari. Burya arenze no kuba mugari. Umuntu ntabwo sinzi ko haboneka igisobanuro cy'umuntu. Nyuma mbona ubutumwa muri telefone, ndabikurikirana, ndabicukumbura, ndashakisha, nza gusanga kumbe ubwo butumwa nubwo uwitwa papa w'umwana atari njyewe, atari n'undi wa mbere bitwaga Gilbert, atari we. Bivuze ngo hagati ya njyewe na Gilbert nta n'umwe papa w'umwana Farida atwite. Yaho murambeshya rwose. None se nkibimenya urumva iyo mu rugo bitagenda neza no mu kazi ntabwo bigenda neza. kuko nukazi twarahamagaye nabwo batubwira ngo ntabwo aheruka ku kazi. Yes, no mu kazi urumva byabaye ngombwa ko akazi gahagarara. Karahagaze cyangwa we wahise ugenda mu buryo bwo kugira ngo unge Farida? Nyine hari igihe niba navuga ngo hari igihe uhura umuntu ukamukuraho n'umugisha, hajya habaho ko hari abo ubonaho umugisha, hakaba n'abandi ubonaho ubwo amahirwe make. Naho nabyita amahirwe, naho nabyita umwako, ntabwo nzi neza icyo twakakoresheje. Ariko Farida yaramemukiye birenza, yanyica ubuzima kwanza. Farida namutakajeho byinshi. Farida natakaje umwanya mwinshi kuri wewe. Farida akazi karahagaze. Farida nteye umwako. Siyanyirukanishije mu kazi, ariko niba mu rugo bitari bimeze neza no mu kazi byabaye ngombwa akazi gahagarara. Hose byagenze nabi. Ari mu kazi, ari mu rugo, byose byaranze. Mpitamo mbonye akazi gahagaze, mpitamo kimwe ndavuga okay, akazi karahagaze, Farida sindi kumwe nawe, reka nanjye ngende ku ruhande ye guforma ubundi buzima bushyashya butarimo Farida, butarimo n'akazi nakoraga. Ahubwo nanjye ntabwo nagombaga kuza mu rugo. Ntabwo byari bukunde. Ntabwo byabura guhangayika, ariko byose ni ubuzima. Farida ubwo nibwo nahise mbona ko inda atari yanjye, ahubwo uwitwa papa w'umwana amwandikira musaba ko bagenda bagahura bakajya gukoresha ibintu by'umwana, bagatangira kwitegura umwana uko azavuka. Mbona bose bafite projet ndende, kandi nanjye kuri njyewe nkaba nari nzi ko mfite indi projet kuri Farida. Ariko Farida we nkaza gusanga afite ikintu kitari cyiza muri we, afite kumemukira mu gihe kiri imbere. Ndavuga waya kugira ngo umemukire rero iwe ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Niko nahise mfata icyemezo, ndavuga telefone nyisiza, ndagiye. Niyo mpamvu nahinduye na nimero, naragiye njya mu buzima bwanjye bushyashya, amahoro nta kibazo mfite. Uzi ikintu mbanje gushima Imana, mbanje gushima ko nkubonye ndi uri muzima. Ubu ngubu na famille yazo, kuko nabo nizeye ko batangiye kuvitwa twarahanze twarakubuze. Ariko ngenzi ko nahereye kuva kare mbikubwira ngo Farida iranda ntago ari iyawe, ukanyumvisha Farida kundi ndari iyawe, nkakubwira Farida ububwe bw'inzoga bwiwe. Ngiye bakimara kwimwanye naketse ko inda ahubwo Farida yaba yarayivanyemo, yamara kuyivanamo we ahakuzana ibintu by'imitwe kugira ngo akubwire yandikishe message uyibone, numara kwibona kugira ngo amenye ko inda atari yawe. Kuko Farida inzoga zonye, kuko Keza kambwira ngo Farida ngo yarahindutse, ngo yabaye umuntu muzima. Nyine mu buzima hari ukuntu ngo intamenyerera ku muziro, nibyo bintu byambayeho. Sinzi niba nzongera no kujya mu bintu by'inkundo. Kubera iki simwana uzapfa ko nta ngo birangira aho ngaho. Ese ntabwo uzashaka. Ese ni Farida. Farida icyambere yakurushaga n'imyaka. Simbitekerezaho kabisa. Kubera iki takunya gushaka no kubera iki? Ese undi wakwigumana nura mwana n'umukobwa mwakuranye ukabuzi neza ko nahere kuva kera arahari nawe aramuzi. Simbitekerezaho kabisa. Nundi urabizi kura mwana mwakuranye nubwo yumvise ngo wagiye mu rukundo, nabyo byamubwiye mwati ngenda akinda mutegeza undi rakinu wanjye kuva kera. Nundi uruka ku bagore b'Ikigali. Uwo nawe mubwire ko igihe
ntabwo nzi ko nabona unkunda uko mbyifuza. ariko uramwana aragukunda wamubona uramwana Ntabwo wakora mbi- aragukunda ntabwo mbizi niba kuva nkunda ariko kera aragukunda kuko n'izo nkuru kuko izo nkuru tuzivugana musaza wawe ari kumwe na papa wiwe aza kubimubwira arangije ngo aranishima cyane ngo mugiye gusubirana n'undi wakufasha kwisubirana n'uwo mwana mukobwa utwaye umwana ufite imico umwana utagize uburo utageze no kunywa n'inzoga na rimwe nka Farida n'undi wasuranye nawe. ubu ngubu kugira ngo njye mu bintu by'inkundo kuri ubu byagorana kuko nkeneye umuntu mba hafi akanganiriza nanjye nkongera ngasura mu buzima busanzwe byo kugirira icyizere abantu tavuze mu rugo kuko nagiriye abantu icyizere barampemukira ubuzima bwanjye barabwangiriza. Ntekereza ko mu buzima yaho bwanabaye nabi kugeza aho ubwo nafashe icyemezo cyo kuva mu buzima nari ndimo nkajya mu bundi butari sawa. ubu ngubu ubayeho utero nta kazi urumva inzu yishyuye uko nzi ubuzima bw'i Kigali bugora yishyura ute ubayeho ute urya gute mbayeho habe no guhamagara ngo bakoreze ibyo kurya no kubanguze basi uze mu rugo mbayeho nabi ahubwo muzanyohereza ibijumba. oya fata uze mu rugo uze mu mazu urabizi uze ufata ibyo gukora n'undi mwene kundi yaraje kumfasha n'ubundi uze ufate uze wongera ukore usuye mu buzima busanzwe ibintu by'inkundo udakeneye gukunda ubyihore ubanze wiyubake. gukunda zakunda kuko ntabwo ari ubwa mbere n'ubwa nyuma ukunze ahubwo bicy'ingenzi ariko Farida njye Mana nyagasani mu buzima njye yarantunguye. oya njyewe Farida ari wowe na Lucky muhora muri ku ruhande rwiwe Farida reka tumureke uko mumuvuga ubwo ni kagahinda kagenda karushaho kuzamuka. uwo mugabo urishobora kwenda ariye ibyo sinshaka kubimenya. none se Farida wire usibye njyewe nyine njyewe Farida kuntu ntangiye kumwakira nsaba imbabazi njye nari nzi ko byo gukora keza no komeza kunyumvisha akanyumvisha ko umwana ari uwacu. Farida w'iki kintu yigeze kikuganiza kubwire ngo inda ntago ari iyawe nta nubwo azi ko ibyo byose mbizi. none se ushingiye gute kangarukire Farida ushingiye n'icyo ubwira ko inda atari iye Farida yamubajije ni amakuru njyewe ubwanjye niboneye Farida ahantu ndi telefone yanjye nayisize kwa Farida na telefone mfite ubu ngubu na keza kugira ngo abashe kumvugisha kuvugana nawe ni nimero y'umuvandimwe nasanze inaha turahuza turaganira niwe wanyakiriye kwanza anyereka ubuzima bwa hano hantu ukuntu bubaho ukuntu icyo bisaba abasha kunyereka aho nabona amazi aho nabona ibyangombwa mu buzima by'ibanze niyo telefone ndi gukoresha. none se ikibazo ndimo nakubaza Farida wafashe umwe ukaganira na Fidenda ko wasanga aramubwire basikumva kwiranda atari yawe si amabwire ariko ntabwo nkeneye kuganira na Farida. none se ushingiye utumye ko iranda atari yawe none se kuri kumuhakanya kandi kubera ko yabirebye muri telefone zirabeshya byari kuba umwanya akaganira na Farida no na byari kuba bibi umva nk'ubwire keza byari kuba bibi iyo biza gusa wenda ngo nabibwiwe n'abandi bantu ku ruhande hamambereza agaciro ariko njye ni ibintu ubwanjye njye niboneye ku giti cyanjye nta muntu n'umwe yose abimbwiraho bimwe mwambwiraga byose naravuga ntabwo nkeneye kubyitaho ariko njye ibyo niboneye ni gute ushobora kumbwira ngo urafata amafoto ukayohereza umuntu umwereka inda amachat voice note narayumvise ahubwo njye numva uretse ko Imana yampereje umutima wo kubyakira ako kanya byanashoboka ko na n'ubu ngubu nshobora kuba narakoze ibidakorwa nkaba ndahandi hatari hano ariko kuba ndahangana ubwo mbayeho nabi ariko mbayeho nabi ndi mu mahoro. kumva ko wamaze kwishyiramo ko ufite umwana ugiye kubyara imfura yawe nyuma ukaza kumva ko nyine atari uwawe uri kwiyumva gute muri kano kanya? Kubyakira ntabwo byari byoroshye ariko iminsi kugenda ihita itambuka hagenda hazamo kuyakira. njyewe ikizima ngenda ndumva twafata umwanya tukazahamagara Farida
ntabwo nkeneye nawe simbikeneye njyewe ariko nanjye ngiye bwa mbere njye nabwiye Keza ngo njye ntabwo nshaka guhura na Farida ntabwo ushaka kumva n'impamvu icyo kintu ngiye nyabara kumva ngewe umugani wa Keza ndashaka kugira ngo twumve tuzi ndashaka kuzaya kureba nubwo njye nahakaniye kuko ndabyinye ukuntu umeze njye nahakaniye Keza ko njye ntazaya kureba Farida na rimwe aho byinye ukuntu ngiye mbona njye ndashaka kumenya ngo impamvu yimuteye kunyama kubeshye impamvu yahakanye ko indatariya ona wabyiboneye impamvu ngiye menye ngo uwo mugabo niwe nyirinda cyangwa inda nawe cyane uko wabonye message urugamba ararwariye Farida ngo raguzaye ngo n'imyenda nose niba imyenda ibikoresho by'umwana ndakereza ko ibyinshi byari byaranaguzwe ubwo nguko uzabikoresha iki biri kwa Farida Farida aratwite ariko amafaranga wamutakaje ibintu byose watakaje Farida nkakubwira Farida urugamba narwaniye Farida hama akampereza akanyitura gutyo biriya yankoreye sintekereza ko wari undi mwanya mfite wo gushira kuri Farida sintekereza ko wari undi mwanya mfite wo gushira kuri Farida oya ngewe ibyabaye byarabaye none n'imyene mwana atanyagura amafaranga yose watakaje kuri Farida yose wakatakaje kuri Farida amafaranga umwanya ugeze naho utakazi kwera Farida udafite ibipfu busa nuko ntabyo abafite nabyo abafite ngaho ureba uhombeje uhombye akazi uhombye umwana uhombye kuba uhebye gushende ukuntu wabaye gutyo uhombye umuguru wakafasha ukabyihorera ukagaruka ukizira mu rugo oya ngiye bwo muzanyohereza ibijumba bana nise ibyo bizagutunga ibijumba uzayishyura iki bijumba n'amata uzayishyura iki uzabaho ute uzajya wambara inkweto uvanye hehe ariko mama kuri abasore kwideba abasore bazi kubaho uri umuntu no kubona byamunanira oya nabona ikibazo ni uko aho wari wizeye ko ufite famiye ugiye kugira umuryango ugashiduka ariko ikintu ndi kwibaza ubwo abantu bose Farida yagiye ashyiraho inda bose baba barabyanga wabazara ntabwo wibuka ntabwo wakiba nge ntabwo wakikibazo wavuga ngo umwana n'uwa kanaka mutarahuye ntabwo wibuka Farida mbere yavuga ngo ngagira inshuti z'abagabo gusa icyo gihe n'ikibazo cya mbere ariko Keza narababwiraga ngere ko nyene narababwiye mukambwira ngo Farida nkababwira Farida muge mukambwira ko ngende mu bikuri Farida nyene ntabwo nigeze nanga Farida ko nacyo mpfa nawe gusa nge nabonaga question inzoga nkwa ko n'iryo jambo ryo nyene yavuze byo yumva Farida ntago rwose Farida ntakubyara kurimo kwa Farida ngewe nkekereze ko nicyo ngiki kuvuga ngo byo kumubwira ngo cyo kubona message nge nkesa ko byo bikoza bishaka kugira ngo ngeka ko kimbabwe ati ntagatwite nyeka ko kugira ngo niyo message imwe ko nuko ibonaga igihe cyo kubyara kigeze yiyeretse muri phone urumva yamwereka wowe umva umuntu akumenya akagucisha n'ijisho Lucky mama ari wowe ibintu byabaye kuri Farida ari nk'umwana wawe baye nta kintu wamufasha ko wahise utererana Farida ugahita umufata oya kugeza aho kuva kera nabibabwiye yanjye nawe ese kubera iki muri kunyu uri kutari koherezayo Lucky nyine akanye uri koherezayo rakari kuyakanije muri gushora ngo ningeyo nge nta mwanya afite nisa kubikubwiye nge narakubwiye ngo icyo nzabona nzakigura kano kanya kumbona umwana wacu ameze gutya nge nashaka nzafata umwenge kureba Farida menye ikintu cyayumuteye kubeshyera kuko ngewe impamvu nakubwiye ngo nzajya kwa Farida nge nuko nyina nzi kumbeshya kugera akabimbwiye ndashaka nzagiye tuza nge menye impamvu yatumye nge urana umutekamutwe mwana umutekamutwe azakubwira impamvu anarire Farida njya aranshaka nanjye ubwo ngo nanjye ndashaka kugira ngo nge nakubwiye ngo ntago shaka ko ndashaka gura no mubaza impamvu yatumye abeshyerera ko akora Lucky nge ndi kumva mbere ya byose nge kugira ngo mpura nazabanza abahore na Lucky amubaza impamvu nge mpore nawe kandi nyamara ushaka gusanga impamvu ntibikunda umuntu ubu ntakeneye mu buzima ni Farida nese ubwo se yunza yaguhura nawe kendi byibura nge numvaga guhura nawe Lucky yabyemera kugira ngo anamenye nanjye niho ikintu nanjye nshaka n'umuntu ubizi neza yakubwira ati impamvu niyi basi mugatandukana oya rega buriya reka mabwira ikintu kibaho
nta kintu na kimwe kigiye kibaho kidafite impamvu, sibyo? Birashoboka ko nagenda nkahura nawe nakwibuka ubugome yankoreye, murabizi turi abantu, kamera ishobora guhaguruka, sibyo? Kamera ihagurutse byaba bibi kuri njye kurenza uko mwebwe mu bitekereza, ariko nubwo mbayeho muri ubu buzima bwanjye nyine, ariko ndaha amahoro. oya ntabwo uri amahoro kuko ntabwo umeze neza, ntabwo utekanye muri wowe. Njye ndumva icyiza njye twahura twese nk'uko twari twarahuye. Oya njye wowe nushaka guhura nawe muzahure nawe, ariko nakaniye keza ko natazahura nawe, njye sindimo. Tuzafata umwe tujye kumusura, dufata umwe tujye kumusura, uko urumva n'undi iteka ryose keza ahora azi ahantu Farida aba. Ni umuhemu. Ndaho yabaganura Farida aracyahaba. Aracyahaba. ariko aracyahaba nje baheruka kihaba. Ndashaka ngo nzemere nge menye ikintu cyatumye Farida akora biriya bintu rati. Nyuma kuko mambere ko dore guhura nje yarambwiye ngo umugabo wanjye ngo ndamukunda mufite urukundo, mbona uko kandi kuko nanjye kandi ko nabona Farida yamuganiye uya ko Farida nini ryarye, mbona ko Farida asa nk'uwahindutse akenyeye ibitenge, mbona yabaye umwana mwiza agize gute. yarabikenyereye ku byuma ari buzanyicishaho uko munda y'umuntu ni kure. Munda y'umuntu ni kure. gusa ariko mu mahirwe tuzamenye impamvu yabeshye. mwebwe muzahure nawe ariko njye ntari. Nje kenda usaba tuzahura umva se reka mbasaba n'ikindi kintu kimwe, sinshaka ko Farida azamenya ahantu mba nyuma yo kuva iriya mu mujyi aho ndanga, ni mwebwe muhamenye. Ntabwo nshaka ngo bibe ibintu bya rwaserera njyewe ndanga kubera impamvu zanjye bwite. Niba akazi kararangiye ndanga kubw'impamvu zanjye bwite, ndi kwitekerezaho. Ntabwo mbatumye ngo buri muntu wese amenye ahantu undi, oya mundeke mumereze umwanya wanjye, nongere nubaka ubuzima nyuma ubuzima nimara kubwubaka wenda inshallah hari igihe hazaboneka n'undi ntawamenya. Mama gira inama nk'umubyeyi, turetse wenda ibyo by'uko wabivuze ko ari mubi akusanga ari mubi, gira inama ubwira Farida. Njye inama njye nagira Farida, nanagira n'abandi bakobwa nka Farida n'abandi bameze nka Farida, ukuri guca mu ziko ntigushye. Ejo mu gitondo uko azabyara umwana kumva, kuko uyu mwana nka kino kiganiro umwana azakireba, namara kukireba na wa wundi yabeshye ngo yamutenda azakirebye, n'urundi rubyiruko ruzakirebe, usange bigiye vuga ngo kuko ababyeyi bacu ngo baratubeshya ngo papa n'uyu nguyu. Gusa icyo nabwira Farida n'abandi bameze nka Farida n'abandi bose babeshyera abagabo ngo babateye amada, njye icyo nama nabagira, si Farida wenyine nayigira, gufata njye namugiye inama kenshi cyane, ntabwo ko ndayigira bagenzi be bameze nka Farida ko bajye bavugisha ukuri, kuko reba ibyo nyine kuntu ameze, reba ibyo nyine kuntu yihebye, kuko ubu ngubu kuko rakiramutse agize ikibazo twagishyira kuri, kuko mpamvu ko tugiye kure gushaka Farida ahantu yaba ari, kuko naramutse bagize ikibazo umva ko ubuzima bwawe nabwo twatubaza abakobwa nka Farida, twabagiye inama ko bajye bavugisha ukuri, bakamenya ngo se w'umwana n'uyu nguyu, bakamenya kubwiza umuntu ukuri, batabwiye ngo batagiye babeshyira umuntu ngo niwamutenda, kuko bahatakaza ibintu byinshi cyane. Kuko njye nekereza ibintu byose ibintu byose namaze kugeraho kano kanya, ubona ko nta kintu na kimwe agifite kubera kumubeshyera gusa ngo amutera ikintu. Njye nagira inama buri muntu wese ko bajya bavugisha ukuri, bakagaragaza se w'umwana apana kubeshyira ngo se umwana n'uyu nguyu. Murakoze. Gaho gira ikintu ubwira abantu badukurikiye ugereranyije n'urugendo wanyuzemo ku bwa Farida kugeza kuri uyu munsi aho nyine ibintu birangiye gutya. Gira ikintu ubwira abantu. Hari abantu bavuga bati Rake yarihanganye, cyangwa se Rake ashobora kureba ukundi kuntu abigenza akamubabarira nk'uko mbere amubabariye. Gira ikintu nawe urenzaho. Urugendo rwanye na Farida
rwanyuze mu bibazo bikomeye cyane bigoye, buri munsi nkihangana nkagerageza kumva ko ari umuntu anytime ushobora guhinduka ubuzima bukamera neza. Ngeraho nanjye ubwanjye umwanya 80% wanjye nkawushyira ku byanjye na Farida, numva ko ari inyungu zanjye z'ejo hazaza kuri njye. Ariko mu nyuma naje kubona ko ibyo nari ndimo byose kwari ukwibeshya. Bo hari abakobwa bafite imitekerereze nk'iya Farida, ntabwo ari sawa, ntabwo ari byiza. Niba ukunze umuntu umukunde wumva ko umufiteho gahunda, ntabwo ukunze umuntu kugira ngo umubereho umuzigo. Farida warampemukiye, wambereye niba nabyita umuzigo, wangije ubuzima bwanjye. Kandi wenda n'undi mukobwa nahura nawe sinamuhereza icyizere nk'uko nakwizeraga. Bivuze ngo hari n'abandi wiciye icyizere cy'ubuzima. aho ngo wabarenganyije urumva niba narafashe icyizere nkavuga Farida aratwite, reka tubane, we never know, twanakora n'ubukwe, abo kanyereka ko ibyo natekerezaga byose kwabaga ari ukumwibeshyaho, ni gute nakwizera undi wundi wese nahura nawe? ariko nyine bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose. Yes. ntago Farida yakubuza gushaka Refede, ntabwo akuvana mu rukundo uzakunda abandi bantu. Uzabaho nta mwana ufite. Ibyo ngibyo inshallah Imana nibidufashamo ikadutiza n'ubuzima wenda azaboneka, simbizi. Ubwo nibiba byaba ari ibyo. Juma ngiye kugushakira umugore. Ngiye kugushakira umugore uguhoza amarira. utazamushakira nka Fade nawe dukeneye. None se Keza, none uwo hari umwana Keza oya hari umwana wahari bakundanye kuva kera waguma Keza, urambwira ngo urashakira umugore, urabona ngewe ndiho nanjye ubwanjye sindiho ngo uranzanira umugore. Reka mbe ntuje nshaka icyo gukora, inshallah wenda bizagenda neza. Reka rero mbashimire mwese mudukurikirana ndetse nawe mutange inama n'ibitekerezo. Iyi famiye ntabwo byari bimeze neza mbere, ariko nyine kuri inshuro byongeye bihindura isura. Ariko buri kintu kibaho kubw'impamvu. Bura nta kintu kibaho Imana itaragipanze, wasanga nyine buri kintu iyo kibaye mu buzima turacyakira, biba bigoye ariko turacyakira. Gusa Farida ndashaka kuzamuganiriza nuko numvise akirwaye, umunsi azoroherwa nzamuganiriza muvugishe nawe tumubwire iyi nkuru twumve niba hari icyo abiziho, ubwo bitubwire nawe atubwire impamvu yabikoze, kuko niba yarabikoze hari impamvu uko biri kose tumwumvisha kubinumvikana naho cyangwa itumvikana. Gusa umwanzuro Raki yafashe wo ntabwo twamubwira ku ngufu ngo asubire na Farida. Buri muntu burafata umwanzuro ku giti cye, kandi umuntu abazi ikimubereye n'ikimukwiriye. Byararangiye ubundi singo bikarangira gukoza ibintu nk'ibi, ni ubushake bwawe n'uburenganzira bwawe. Reka dusoreze hano, tuzasubira ubutaha.